nyamba umugore si umuntu utekereza naca mu mutwe w'umwana kandi ngo wagango yagira ngo kababara oya nyine niko bime ubundi kamubwira uko indigende ikura hagenda afunguka ugiye kubyara bimaze kubyara nyuma y'ibyumweru bibiri uko twisi hagenda afunguka uharafunguka ngewe icyambere sinjya ntoranya waba uri kiragi waba uri umusazi waba uri umukecuru upfa kuba ufite umwenge gusa ndagutikura ngewe yawe bajya bavuga ngo ijana iyo zigeze urasara kunye zarenze maze uri muzima nakira abagabo nka 50 ku munsi umwe muri Kenya muri Kenya ko barongora kubi wumva ntacyo umwoyo waredutse nta muntu urakuragura ngo yamusubize oya nta kujyanya gusubiza wakemera ugapfa napfa nta nkuko iruka boro ese turabwate kajya gusubiza undi ntago nyashaka ese tasoka ura ni igicucu ntago yayashaka ntago nayagusubiza nakubwira ni base shaka muri umuntu afite akaboro gato azaguremeshe bakobwa b'iki gihe nubwo namwe mudashobotse ariko mugiye kubona abasore bashekeje muzagira hano bazajya banabibona ko taxi bagiye kuzigurisha uri uganira n'abasaza bakuru bakubwira yuko ibi bitsina by'abantu bibi bibazo kubera kubihina ubundi igitsina cy'umugabo ngo cyitwa ngo imboroza abageni kumana ya urukumva ibigambo igitsina cy'umugabo cyitwa imboroza abageni no kubera ubunebwe bw'abantu banga kubirambura uretse umugore kikitwa ngo ni igitubura muryango ariko bikankubaza cyangwa nyabita umugore ugiye kumugura ari ingaya kuba ko yamuteye inda umwana avuka bizaba bimeze gute nanaguze wa mwana tubaze umwana azaba ari inyungu ku gishoro none se ntuba warashoye naraguze nyine wari urumva amafaranga watanze cyari igishoro umwana arazaza nk'inyungu iturutse kuri cya gishoro washoye amafaranga namuha Erega nimubone mwarakubiswe mwisi hari ibintu mwana mwisi hari ibintu ahantu nigeze kujya bafunguza inzugi telekomanda zigafunguka zivuga ngo welcome akunyumvira bano bakristo ndagasa n'abakobwa mwige gusambanya bano bahungu bo ku muhanda magumisha ku gasozi uzamakinge sure uwo muhungu y'umureba umurebere mwishuka gusa bite birangirira ngukira ngo umugore yagukunze aba yagukunze oya urebe uvuge ngo shema nuwo gushyira akantu gusa niba zajya banakwibaza ngo murakunde numwihakane mwihakane urumogi kandi bakundana oya ntabwo bamukundana murebera aho nyine birangirira aho yumvira ndagaswera shize njya mu bintu byo njya gutera akabariro ngasanga n'urwiri ibyatsi nyabyatsi ibiki byatsi se ibyatsi nyine nanjye ntawambaze Safi genda gahoro gabanya uburakari tubwire ibyo niko kutubwira ngo ujya gutera ngo kabariro ugasanga n'urwiri ni ibyatsi ubwo si ibyo ni ibiki urabona imyanya myibarukire y'umugore urayizi yego ubwo rero gutera akabariro nawe ntabwo ari umuntu wawe wakirirwa umpaza byinshi umugore ngiye iyo tugeze mu buriri nkagira igihe cyo gutera akabariro njya kubona nkasanga ni ng'ishyamba urwiri mbese urwiri ntisinzi niba utarwumva rukunze kuba ahantu haba mu misozi ku butaka bukomeye ugasanga ni ibintu by'urwiri by'ibyatsi nyabyatsi ariko biba binitewe n'ubwo ahubwo banza atari n'ibyatsi gusa urazi kuba uri umukobwa ukajya mu muhanda ego ko uri kugenda nta kantu ufite ko kuzunguza nkanjye hari abagabo rega bakundana n'amanyashya inzoga nabwo karambeshya ngo ni yakamwana karakose genda akabwa kiwanyu ngo ni akabwa kiwanyu
ziba fonda kinywa cya mama yako ntabwo ndiyaka nyama ntabwo ndiyaka ariko uyu muvura motaje muri iki kibuga agiye kwica ariko ibiki aya content yawe irarangira ibiki ntabyo kuvuga je ntabwo mujinya nta mujinya mwajye muvugisha ukuri senyeri reka ngiye nkubwiza ukuri ni izina ry'Imana yo mu ijuru ahubwo niyo wari ibiryo byo kwa Esther twaragusize ngere se nigendera moto ariko abayita niyo yanyuye nakubwiye ngo kwandi kumviriza ibyo kwa Esther biriko birakuzengereza byo byose nabivuze content yo kwa Esther tunayiveho uyu mukobwa uramubona uti araturanye wibeshe uvuge nabi ndakujidururabi mvugemo bebe sheri ntabwo byava kandi nubana n'inshuti itakurwanira ishyaka uzasezerere kabutindi sezerere umuteramwako nubana n'umuntu utakurwanira ishyaka mwariganye utakurwanira ishyaka bagiye kugutereza cyamunara ngo akereye urubuga rwihuse avuga ati tube tuzanya y'ukwezi kumwe nubana n'umuntu utakurwanira ishyaka muturanye bagukupiye amazi ukabona uwo muntu murepetana atakurwanira ishyaka mugendana atakurwanira ishyaka jya usezerera kabutinde mu buzima bwawe akaba nzajya kunyweramo simasangemo umukobwa usereva uko kawe sinzakanyweramo ari abagabo basereva sinzakanyweramo buriya kabare umukobwa iyo arimo kugusereva azunguza amabuno unywa byeyi iryoshye amabuno se niyo aryoshye inzoga shabyo ngo ikigabo cyaza cyambaye ikobe kikaguseva iyo nzoga ikamirika kubera iki zitamirika ese ugiye kugura inzoga cyangwa ugiye gufata n'ubuhezi uya niyo mpamvu nanjye ngiye gushinga akabari nk'ite nzovu kazaba n'abakobwa bazagakoramo rero abagore babaye baze baze ikibazo bara n'abagore ari kumwe n'abagabo ariko wakoze ucuritse umutwe kuriya kandi none ikindi ni abagore ari ni sitaye zawe kandi cyangwa ntabwo ugira aho ugarukira aha ese ukunda abagore bameze bati nzovu umugore ubona nyine ukunda aragukuruye umugore udafite amano manini umugore ufite tayi imeze neza nk'uri urimo gutambuka ku nganje noneho iki barakubeshye cyane ngewe umugabo nshaka pfa kuba ari wa mugabo tuzagira mu gikorwa cy'urukundo rwacu tugatera akabariro kakamera neza cyane koko cyane imyaka 25 yego abashaka umugabo ushaka umugabo yego kurudina kubera ikigejeje izi saho turabona umugabo impamvu nagiye nshinga ibintu bya business nyinshi cyane yego agenda ngura ibibanza ahantu hatandukanye oh my god uzabyesera mafite ibibanza 7 yego hano Nyamata hano Nyanza mafite kadasiteri igira muri 6 yego ari nk'umugore umeze nka Nyamabondo n'umugore umeze nka Nzovu wagura nde turi abagore hari Nyamabondo na Nzovu wagura nde sha mwese nawe nagura nubwo mwama amafaranga mwebwe mukangura sha ntawe rwose najya mu maguru weho na Nyamabondo sha mwaba muri abagore babi cyane rwose babi
uzi iyo akibikora bwa mbere ukuntu uhora umukumbura se uhora umukumbura bya hatari ubu ukurikiyeho ni njye wagiye kumwirebera atanampamagaye ndavuga ngo reka njye n'ahandi numve wumva uko bimeze njyewe koko nsanga harimo n'itandukaniro nyine naryohewe kurusha uko naryohewe bwa A few moments later. Njye navutse ndi umwana wo kwibera muri za neje mu bihugu bifite ubukonje apana bino bihugu biba bishyushye musaza byaje kugenda gute kugira ngo utaba mu ibyo muzungu wari mu Kigali twamujyanye ibyuma ngo karindwi cy'ikigage none ngo iki ariko kari akagage kari karyoshye aka A few moments later. Ninde guteye indasi wimunyibutse byagenze gute sigaho wimumbwira mama oya mbwira ndabyo umuntu njyana n'amafaranga y'isi karakambwira ngo yabuze nayo rumuri Senari yakubiyemo bukanda umuntu njyana n'amafaranga y'isi karakambwira ngo yabuze nayo rumuri Senari ahubwo mabuja ntuzashake n'umugabo ahubwo uzishakire njye kuko urabona hano turisanzura kubera ko unzashake nde muguki gusa ntabwo naba umugabo wawe mwese abandi bagabo bandusha Didi uranisegeye ibyo wiseka kandi izina ry'Imana Asiya wallahi n'umugabo kuntu nanone n'agantu ka fake uzanshaka ibaze ukuri kwibaza njyewe mbaye umugabo suri kureba yago izina ry'Imana njyewe mba ugize amahirwe njyewe nkaba umugabo wawe njyewe hacya mungu wabutomboye umugabo mwiza mbese uravumbuye uravumbuye ariko ejo bundi navumbuye akantu uko umuntu arya neza niko agira amabyanuka njyewe rwose kunyima no kumana uburenganzira bwawe ariko waramusabye oya na n'ubu ashatse yama rwose njye ntabwo nakubeshya pe umpaye sava ariko nanyimye najya kurya hano umuceri niba ari Pakistani nshobora kurya na kigori nkari umuceri uratandukanye hari umutanzaniya hari za Pakistani nk'uyu yaba ari nk'ubuhe bwoko mu miceri umenya ari wawe uhumura uzana se ngo wemera ko washaje ubundi iyo wakuze ntabwo birebera ku basore b'ikigero cyawe mwarinda munapfa mutamenye ko mwakuze wirebeye ku basore ureba ku gitsina gore ngo mungana cyangwa uruta ahantu ugomba guhita ngo wemera icyaha ni igihe ngo ubonye ngo akana abwira ngo ni kamari kariso usigaye ukiginga ngo kayikuremo ejo naguze igi ndimennye nsanga nta kintu kirimo ndi kwibaza n'isake zisigaye zikoresha agakingirizo nibavuga bavuga umwami ntarya ahubwo ubwo ngubwo se akora ikira akora musi atera ipavu umwami ntarya ubwo atera ipafu umwami ntarya atera ipafu umwami ntarya ahubwo atera ipafu ubundi bibiri nete ni ndobe ariko naje kugwa i Kigali wisuzuguye ahubwo none harayambara ukabona ni umwijima ugenda wagira ngo ni voka y'umukara kandi bimeze bite ngiye kugushajisha ariko mbabara umbwira iyo nzi ko ntarashaka umugore nkabigusaba uramufite se ntacyo bitazabanza kugira umugore uramufite ifite umugore n'abana
ariko ngo washatse muri umuntu w'umugore wawe ngo nyuma yaho ushwane n'umugore wawe ngo waryaga cyane buriya najya nazashaka mama we buriya umukobwa ushaka kwereka ko ubusugi ari isugi kandi atari yo ngo abugira mu minota 10 ya mbere cyako ka mbere kuko ngo bayagukubise itako noneho arigera rero ngo aryoherwa aryoherwa agahita afungura ukumva urarobotse yasugise urarwa Apu abakobwa b'iki gihe se reka da yasanze yaragiye bwa mbere nashatse kwishyiramo agashaka kunkinga bya bintu by'abakobwa abeshya agashaka kunkinga ngo bimenye ko ari sawa kabisa ari vierge igiye ubona ijyajya labari yaragiye vugisha ukuri oya nzovu ni inshuti yanjye kuko urabona duhuje akazi duhuje ubusinzi duhuje ubusambanyi mbega ni ukuvuga ngo duhurira kuri byinshi